iki ubuzima bw'isi bwakwigishije ku buryo wagira inama abuzukuru bawe? Abuzukuru banjye inama nabagira, nabaye imfubyi, mama na data bapfuye ndi mutoya, ubwo rero nderwa bupfubyi, nderwa hanze, nderwa n'imiryango. Maze gukura ubwo nashatse umugore niwe wabaye mama, arandera ndakura turabyara. None bana banjye namwe Imana nibaha umugisha, muzabyare muheke muhahe muronke, Imana izabafasha. Abuzukuru banjye uko mbafite ubanza nkeka, mu gukeka ariko sinabaze, ubanza abana banjye n'abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi ubanza twagera ku 2,000 babigeraho pe. Ubwo rero namwe Imana izabafasha, muzabyare mwororoke, mugire namwe ku buvivi nkaho ngeze. Imana izabafashe, ndabashima. Urakoze cyane mu kuba warakuze uri imfubyi, ukaba warabayeho ukagira n'amahirwe, ukaba ugeze mu zabukuru, imyaka abantu benshi batagira amahirwe yo kugira nk'uko wabigize. Ese hari ibanga ribirimo ku buryo wakuze uri imfubyi ariko ukaba warabagize amahirwe yo kugera ku kigero nk'iki ngiki uriho? Nagize amahirwe hagati yaho maze gukura, nagiye kwiga, ndiga mbona utwenge dukeya, narangije wa 5 ubanza. Ubwo nyuma yaho maze kuzana umugore naretse kwiga, njya gushaka iby'urugo, ndacuruza birananira. Gitondo bampa ubwarimu ndigisha Bibiliya, ndigisha abakirisito barabatizwa, mba na mwarimu ndababatiza, abapasitori igihe gitoya ndababatiza. Mvuye kubatiza nzana umugore wa 2, ayo mayisha nyine biba birananiye. Nzanye wa 2 turabana nawe, hanyuma aragenda, agiye ngarukira iwanjye mukuru, turabana, ari nawe twabyaranye abo bana bose, abo buzukuru mfite baba bagiranye n'umugore wanjye mukuru, n'abuzukuruza ni ab'umugore mukuru, n'ubuvivi ni ab'umugore mukuru. None rero ngira n'amayija, ngo muri ayo mahoro yose, muri ubwo bwarimu nabayemo, nabiboneyemo umugisha, ndarama. None dore aho ngeze. Ubu rero ninsaza ejo ngasaza ejo bundi nzaba nararamye, kuko nabonye ubuvivi, ndetse n'ubu ndabufite vuba aha ngaha, nzongera mbona ubundi. None ni amayisha nagize, ni Imana yamfashije. Mu bo tuva indimwe bose baragiye, mu nshuti baragiye, mu baturage baragiye, nijye usigaye jyenyine. Ubwo rero nanjye ndi hafi kugenda,
ningenda nzaba nta kindi kibi nakoze, nta n'icyo nishinja rwose. Ubwo rero ningenda nzagenda nshima Imana, kandi Imana nayo izamfashiriza mu rugendo nzaba ndimo, izananyakire neza. Murakoze. Ikindi cyane wenda nakubaza gitoya, kuvuga ngo hari ubuzima umuntu w'imfubyi abamo, ugasanga ariganyira akiheba, akavuga ngo nta babyeyi mfite, nta miryango, mbese nyine akumva ubuzima buramukomereye, buramugoye, akumva ko atarama cyangwa ngo abeho ari imfubyi. Bene uwo mwana ukura ari imfubyi akabaho yiganyira muri ubwo buryo, we wamugira iyihe nama ukurikije uko wabayeho uri imfubyi kandi ukaba uramye? Uwo mwana aba yarabaye atyo cyangwa se ameze atyo mu buzima arimo ari imfubyi, inama namugira ari imfubyi, inama namugira ni uko yakwihangana, ndetse bishoboka yaba ari umuhungu akubaka urugo, agashaka uburyo yabana n'umugore, kuko umugore afite byinshi yungura. Umugore nawe ni mwarimu, umugore ni umurezi. Ubwo amaze kumuzana ari imfubyi, bakabana neza, barunguka, barahaha bakaronka, iyo bateranya ntibasandaza. Ubwo rero uwo mwana nawe yazakura atyo kandi akazahaha akaronka, ariko afatanije n'umugore yazanye, bakabana muri ubwo bupfubyi, akamurera muri ubwo bupfubyi, bakabana batyo. Igihe cyazagera rero bakagera ku majyambere, bakagera no ku mahirwe, kuko baba bireze neza, baba banafatanije. Imana yabafasha bakazabona amahirwe, bakazahaha bakaronka. Niyo nama namugira. Akandi kabazo k'amatsiko, tubwiye ko wenda hari umugore wa kabiri wazanye, ariko bikubuza n'amahirwe yo gukomeza kuba kwigisha iby'Imana. Se kuba waramuzanye hari umumaro byagize, cyangwa n'ubundi wasanze byagize? Nawo kuzana umugore wa kabiri nta kamaro. Iyo umuzanye ndetse n'ibyo wari ufite biracika, biranagenda. Kuko ujya mu mayisha, mu majyambere, ukamuharara akaguharara, ibyo n'ibyo wari ufite bikagenda. Nta mayisha, nta mahoro mu kuzana umugore wa kabiri. Icyo nicyo nari mfitiye amatsiko, kandi ngira ngo wenda abana bawe bazabibona, cyangwa abuzukuru bawe batazagira amatsiko kuri icyo kintu, kugira ngo wenda bavuge ngo na muzehe yarabikoze kandi ararama. Icyo cyane nicyo nari mfitiye amatsiko. Nta kurama kw'abagore babiri iyo umuzanye, keretse kera mbere yo kuvuka kwanjye, nibwo wazanaga na 4 na 5, ibintu bikiriho. None ibintu byarashize. Ubu rero aho bigereye ntabwo byatunga abagore babiri, kuko n'abagore nabo bagiranye amashyari. Mbere umugore umwe yaratekaga agateka, none akagaburira bake babi, bagasangira n'umugabo bakarira hamwe. None ntibikibaho. Urumva ibiryo byari bikiriho icyo gihe, hari ibishyimbo n'ibijumba n'imyumbati n'amateke n'amashaza n'ibindi, bakarya bakarira hamwe. Ariko ubu nta mugore wagaburira mukeba we. Nagize ngo yamugaburira, ni ukumuha ibimuhuta. Nta mugore wa kabiri ntawe nta mugisha mu bagore babiri. Hari umugisha rero abuzukuru bawe, ubundi dusoze, wenda nintombora nzagaruka nzanabibagezaho, ndetse babibone nabo bagira amatsiko yo kuzaza kukureba. Nuko wagira icyo utubwira cyangwa ubabwira, ni ukubasabira umugisha nyine muri iyi si no mu mibereho turimo y'uyu munsi. Ijambo babwira ryazabafasha mu rugendo no mu mibereho yabo. Ni karibu cyane.
umugisha mbasabira ku Mana kugira ngo wubahe Imana nta kindi. Niba wubaha Imana bakayisenga, Imana izabaha umugisha, Imana izabafasha. Nanjye aho nyiraha ndabasabira umugisha, Imana izawubahe, yaba umukobwa yaba umuhungu, Imana izabaha umugisha. Murakoze cyane, reka nere kukoroshya cyane, kandi namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze. Namwe murakoze.